Guys, mbere ya byose gaciyazi. Cheers ku cyayi. Yasizeho rouge wese. Oya. Nako rouge areva. Oya, ese nje ko mutampereza. Nga Seba. cheers ku cyayi kibaho. Ko turamwera umumera mu bikombe. Iyo umweyeho. Ibi ni ibikombe. ubundi umuntu bakoze cheers gutya ukarambika hasi. Nikosa cyane. Nikoya. Como se kibazo no gushira hasi. Okay. No. Mwasuzuguye. Bwana sifiwe. Kibaye gitanamuze kandi. Turataramye. Niwe ganizoza yuzurizwaga. Turataramye. Aga muri twese niho tutazi kuririmba. Turabizi. William ari nyuma yacu twese. Beya. Mukobwa kuri gwiko. Indirimbo turirimba. Jewe ngira indirimbo. Jewe bashize $100 hano. Ngo ndirimba chorus kamwe kamari. $1 yoncika. Jewe Nanje yaciye. Aidan Kivensi. Jewe indirimbo zinimye gusa. Kuririmba. Ivuga ngo iri bari ya King James. Indirimbo. Menye ngo ikindi Ivuga ngo cya mbere. ubukene buragatsinda. Ikindi gitero. Ubwatumye buruwa. None so yo niyo King James. Yeah. Bavandi. Mumeze neza. Turashima Yezu na Bikira Maria. Turabishimiye ku macano. Kino kiganiro kizoca ku macano menshi ya Muyoboke TV. Elizabeth Ofish, Queen of Mulenge TV. Korona archive amazina ameze neza. Muri kuyumva? Turabashimiye ko mwemeye kuza hano. Icuya cyabaye. Oya ntacuye n'icayi. N'icayi mwamwoye. Ko mwirongo meze ibyayi. Twe twaje kwa chief. Not chief, chef. Chef. Chief na chef. Nta kingereza igira. Chef nagagira icyongereza. Okay. Chief nuri ufunga abantu. Uri ufunga abantu. Okay, murakoze cyane kugira ngo abantu badukurikiye hari abenshi bazi uriya mudamu mwiza, hari benshi bazi uyu, hari benshi batazi uyu, hari benshi batanzi. Turagira ngo duhere hano ku murongo yivuga. Kandi mumenye ko hano niho wundi abantu iyo bari gusangira umutima uzibona ibinyegezi. Ariko kera uzi ukuntu basangira abantu bakamanyura hamwe bagakoza mu mwitumwe. Ese unyene kuki byashize? Abantu babaye abagome. Niyo mpamvu babaye abagome. Tubagikunda. Urware mu nda. Okay, oya jewe impamvu yabiteye. No kubera ko abagore bateretse inzara. Nkazira nzara za Beya. Inzara duteretse ubu nyine umugara wa muri saro asaga saro sinzi kibazo cagize Yaranazibujije. Yewe tuba umwana aza urebe nk'umuntu ufite inzara. Sako tumeze nk'uduhigo byagenze. Tubwizanye kuri nk'ababyeyi. Twese turababyeyi. Umwana ubwo inamize umuneke. Kamuhaga. Igize ndara za Beya. Ukora umwana mukanaca ngo mureke umuneke mwiza. Oya avuga ngo no kumwoza iyo uri kumwoza uzubura ukuntu umukora hano mu matwi gutya mu mwoza neza nza mbibura nkarinda gufata Yemwe izo nzara n'umuzireke. No inzara. Turatangira ku babyeyi. Uziko kandi k'umuneke nge nari naragatekereje. Oya umwana kandi umuneke unize umugabo. Ibaga ari mukuru yo. Ariko uzingize kuzikora ngo nuko umuntu. Ariko yewe zazimera neza cyane nuko ngiye sakuze ariko yemwe uzamutereka inzara ariko mugere. Oya baracukije. Mwaracukamo mu muntu w'umubyeyi. Mureke mbabwira andi makuru mutari muzi. Twokora topic y'inzara tukayimara amasaha 3 kandi nijo reading cyane. Inzara ku muntu ukora mu gikoni wese. Murabizi ko muri abamikazi mu ngo niwe duhatubwira dore mshifite wenje n'utwanje ni abamikazi murabizi ko muri abamikazi mu rugo cyane umarizo nzara none hari kigiye umuntu sho guteshuka ukabokoza urutoki mwita wumva ko umuntu yakoze ariko ibazo nk'umwanda uri muri izi nzara intoki tuzakoresha ibintu byinshi zazihana tare mu cyafu sisobanuye byinshi cyane ariko intoki ariko nawe nizireze revuga ko ari zirezire ngende ngabanye kubera ko ariko sibagendera mu zuma zakozwe n'abana b'abantu ngo babike izo nzara zose ni zawe ngwino nyuma y'ikiganiro oya ruzabe zirahaba none yesi nitwa Elizabeth ndakubujije Elizabeth nazo mukinyamura ariko jewe buriya mureke mbabwire kurimba si icaha
kurimba si icyaha nimba ufite inzara zifite inyabakecuru zizi inyabakecuru zizi se ntabwo ninde waziyoberwa inyabakecuru okay sawa ruzabe inyabakecuru ni iki inyabakecuru ni ya mibiri iba yashogotsemo ikazigenda irereta umva se nk'ukuntu bigiye kugusara wait hey iba heze ruzabe biba hano izigenda irereta gutya ikagenda irereta inyabakecuru ntabwo ari izo inyabakecuru ni urwara rwanjye yabimenya ariko dore runo gumwe kano kantu k'umweru kaje niyo inyabakecuru izo ni intama ayo ni intama abana nabo bazitangaza urasebye inyabakecuru ni zibana biki utuntu tuze tugenda inyabakecuru ziterwa n'iki niko tugere no ubuta tuzakora game yifu no niyo ngisheme ibaza ni kandi twasha amajambo y'ikinyamurenge utazuyamenye nifu mu maso iri hehe se iri yes none izi tunama izo ni intama izi ni za ari kuranyereye bacu wa mwana wigishije ngo ahantu hose aranyerera nawe uranyereye ese ijambo ryo kunyerera niyo ryavuye ku muto wabwiriza okay nakandi kana gatoya yeme turibwira cyane ururimi nibo bagabo hagarikira ururimi rwo ruturanye n'unyerere jewe yahagarikira no kandi santamuntu n'umwe wavuze ntamuhaye ijambo twatangiye twibwira kandi ni joyo oya twari tugeze ku nzara ndavuga kurimba si icaha umugore ufite inzara wagira ngo azahinga ongeraho biremewe ufite umusatsi utujwiriri kamwe tubiri dutatu shiramo produit biremewe kongera biremewe very smart baby make up uri umugore ufite uri inyomza mu maso bitukuze oya kwisuka byangiza uruhu kamukorogo gake mama evangeliste kwirimbisha si icaha mukorogo nimbi hajya yanjye abagore yitwa gute fondote karavuga fondote yari kwitagira fondote na rouge wese wese rouge wese ni akahuje Fogo shekeri kandi akahuje none akantu tushira ku okay nawe zangohe uzikumza muzambara mukamera katuni ubwire gukuntu zirazikunda katuni ariko hari umunsi umwe nazitendi gushimba kamwe kama gatakaritsimana umugore usora abagabo uyu ni amasoho kawa mugobwa warayira uzugenda kugira mukaraba mana we akapagure bazogufunga bazamfunga se naruto bazamutuka ari president kandi kino kiganiro si rero yemereka twibwire ikiganiro basi mubanze mubwire abadukurikiye bose maco natandukanye babanze batumye karibu cyane Bandita Evangeliste William Muyobokimana Mugwanashaka Papa Benigoria and Shalom ndi umugabo w'abahungu babiri n'umurara byose ndi umunyabyinshi wo mu nzu y'abarama iwacu ni mu bijabo by'intare muco hagati mu bijabo murahazi iwabo w'abasirikare iwabo w'abasota mwambaro utwikiriye umurenge Murakoze cyane ese mwaretse nkivuga nawe murekega Isabelle yangu cyane amazina yanje banyita umutoni wa se Elizabeth cyangwa Elizabeth ndi umugunga ndi umwishwa w'abanyabyinshi ndi umwishwa w'abanyabyinshi zamurijwe wa kuri tuze tugera ku banyabyinshi bizabasa ko tuze dutsindagira bamuyomba ubundi kuvuka mu banyabyinshi kuvuka buri muntu umurara wiwe kuvuka mu banyabyinshi oya n'abagunga ndakubujije abagunga reka tuvugishe ukuri ko mu ntumwa za Yesu ninde rukora rukora kwa munyabyinshi umwe zari zingahe Petero umubi oya Petero yageragize Petero afite amanyanga Petero ari kwa n'umugunga zemo abantu babiri gusa harimo Petero na Yuda oya Yuda ni babiri ahubwo
utugize kandi ukumva babagwanya nta masano bafite kuko turi batatu dufite amasano y'abanyabyinshi sije nawe niyo mpamvu mama Yuda ni umunyabyinshi ndumwishwa wawe Yuda ni umunyabyinshi Yuda tumugize umunyabyinshi mu bigishwa ba Yesu umuntu wari kuba umunyabyishi ni Yohana ndadefanda Yohana bari babiri Yohana mu bigishwa ba Yesu niwe wagiraga umutima niwe wajanye na Yesu neza bagirana neza igorigota buri yutangizanye igikorwa n'umunyabyinshi neza mugera kuri point final hari igihe baza bagera hagati niko Elizabeth niyo waza wibwira abantu ngaherangiza mama yeme tuvuze ko abanyabyinshi ivuge reka n'abanyabyinshi yokereka mumeze n'imfu Yuda ni umugunga oya ntago n'umurinzi turakwatakira hano turabisobanyu ndumugunga ndumwishwa abanyabyinshi shatswe mu bonge abarundi babonye beza cyane hanyuma ndi umubyeyi mfite abahungu babiri beza cyane ibindi Imana iduhana umugisha amen naje nitwe bakunze Olivier ndi umugorora iwacu ni mu Minembwe twitwa mu Masha ndi umugabo wubatse ufite abana egoko batanu gusa uyu nanyuzagira igikebe cyo kuhamenya ese ko nahawe niyo kametere yaratuye kera agiye kuri gikuvuye mu Masha nza numva sa nahantu ese iriya bara ry'umutuku bazabashinja byavuye twasobanukiwe n'amaraso ya Yesu Kristo niyo realite donc kubera ko amaraso atukura nico cyatumye nico kimenyetso twambara twabona urara umugore yambaye gute kandi umugore wanje yambaye neza umuhungu wanjye guriyo twagiye gusenga ari ameza noneho ndamubwira ati barayoberwa ati sema ni nini yapo ndababwira ati bagiye gukora ati gihe ndabasobanura nyine ati gihe Yesu yaragiye gupfa yasangiye n'abigishwa be yaragiye gupfa buri buce bagufata nako mwijoro yasangiye n'abigishwa be banywa wayini nk'amaraso ya Yesu umugura mu ngonyo zije azuza nk'akanyanya oya niwe wabwega ngo mama Sidris wari kunywa wayini wakakunywa wakakatana mukatina kacha aho misema kura ijambo urumva noneho gaguru yarambwira ati abona gaturiye biswi abona tumweka juice kangayo araseka sanga yasaga mugayo uko ni munakula biscuit ngo biscuit mwana juice waje kula iso wali kunywa wine na ndabwira ati wine sintiyo ariko oya mumandi matorero ni matorero yacu y'abaporo asanzwe ariko zinkangirikane angikana bakoresha wine isembuye yeah ese undi ikibazo njya ni kubera kibaje ibifite 15 akabiswi gatoya okay sawa tugutumye kwa pasiteri ba pasiteri muzasubire no kandi umubiri wa Yesu jewe nuko Yesu tubana ngo mubaze ico kibazo se wahaye abigisha utuntu uzikubaza wampaga cyo gushikira kakabiri none ukuvuga ngo mufite complain kwa pasiteri okay tugiye kuvuga amatorero abantu basengeramo sangani mwivuge twatwe kuri wine ya Gori yavuze ngo se ko bamwe juice batajya banywa juice baza banywa wine na ngo ni ikintu kimeze nka capa ariko ndu kino cyayi bazakimwa ngo ingabo ko cyo amaraso none tunywa amaraso ni ngombwa ngo tuyanywe ku cyumweru gusa cyangwa ukwezi ko karashira bose mushaka mwanywa buri munsi urabona yagaburo urabona ryagaburo rya Yesu aho ngaho rero urabona tutsinzwe Gako ndikumva vuga urabona kwa kundi gaburo ry'Imana n'Imana ryagaburo mu rusengero urabona kwa kundi abadiyakoni baba bafashe igaburo ryera bagashiraho agatambara k'umweru noneho pasiteri agiye kwa kundi n'abantu bakarisengera abwira abakristo kwa kundi igaburo baba bashizeho agatambaro k'umweru abwira ati muri kureba hariya ati ya ni intumbi ya Yesu igaramye hariya ati dori intumbi ya Yesu munzi yakumwagiye fangura ryera naba nibivuge twagiye ntarivuga reka twivuge ikiganiro cyacu umutwe munini tayi umutwe munini kasi
ku mazina banyita Mbonimpa Francine kandi ijwi buri gusabe kubera iki Pandisha oyaza yitonda umugore wanje oya wishegerera mu mugore wanje azayitonda utaza wivuga abandi nibaza oya yiniko mvuga ku mazina nitwa Mbonimpa Francine ndi umukobwa w'abasinzira akaba mwishwa abanyabyinshi abo nyine bagumye kugira umutwe munini muri iki kiganiro ubundi abanyamurenge bose bakomoka ku banyabyinshi gusa nyine abanyabyinshi tubazi bagira amafyeri ikindi kandi bagakundana kandi inkweto zabo zihenga amavu uzi ko arantu twabaga muri interina kubera ko mvuge yemwe amatambi reka mbabwire inkweto zabo zarahenga yarabyishe ako ni kazi ubundi umuntu wigirira confidence ubundi ijambo biva mu gatsinsino ntabwo mwari mubizi umuntu wese ugiye kuvuga ikintu azi neza iyo ahagurutse intambuko ye bihita bigaragara ko umuntu agiye kuvuga ari ibintu yizeye n'umuntu ugiye kuvuga ibintu afite gushidikanyamo ukuntu ahagurutse n'ukuntu agenda uhita ubona harimo complexe so umuntu rero ugiye kuvuga ikintu neza azi neza atambuka yabanje agatsinsino niyo mpamvu inkweto zanyu zahenga buriya abanyabyinshi rero iyo baje bakava ni abantu baba bafite confidence y'icyo agiye kuvuga nubwo yaba atarico nubwo caba kitarico ariko abazi ko agiye kukibemeza nuko Mbonimpa yaratarangiza warovuze ngo urumushwa abanyabyinshi bagize umutwe munini w'ikiganiro narivuze ngo bagumye kubavugaho cyane ikintu mbaziho bagira amafyeri yewe uko tubivugaga wagiye mu bindi oya ko turatekaga n'ikiganiro kandi kirigongonyo aho batangiriye wibwirana yewe yewe yavuze bavuze nta muntu wari kuvuga jamu yabaye uwafite ikiganiro turavuga kandi uvuga ibyo ushaka byose uko n'ukuri kugeza ku kurumva narivuze ngo arantwara abanyabyinshi niyo bantu ba mbere bakundanaga ni ukuvuga ngo bakazakakisha kuko bamenye ko mwese mwishuye minerval utayishuye none se uko bagakoteza bagiye hehe none kari mu kigo bari abanyabyinshi barahinduye icyo mbazi barakundana bagiye kurumva bakongera kandi bakagira amafyeri amafyeri n'ibandi batayagira no mu bagigibu barakabije kabagigi sawa ngaye next bajya bambara amarinete nijoro next bebe koze cyane vuga cyane kubera telefone beya ukora nkaho nitonda ubwirijwe nditonda ariko iyo wicaye muri supermarket uko bakazuvuga nuko nguko mba nitonza nose nubwo supermarket niba ndabahereza urugero rumwe ese supermarket twayo utarayita izina itwaganye gupfa supermarket ukuntu ayigwanya marehemu supermarket okay ninjye ufite ijambo guys ninjye ufite ijambo ninjye ufite ijambo kandi nje ko ndabona nirukana abantu bamwe mu kiganiro nka papa Guriyo na papa Kariza njye namenyereye izina ryiwe rero kandi sinzongera kurikubita kubera ufite abana bakuru hanyuma nitwa Ingeneye ndi umugore w'uriya mugabo uri gusakuza nitwa Ingeneye Bea Ingeneye Bea ni izina ryawe nitwa Ingeneye njye naryiswe na Kameteri sogokuru wanjye Ingeneye mama we Ingeneye impamvu barinyise nyine yari uw'Ingeneye kuraho uwe bizaricamo riruhe rishira nuko iwacu ni muri Kongo ahantu bita ku Kabingo nkaba nshatswe kuri Gwiko nkaba nshatswe mu Bijabo nkaba ntuye muri Kenya murakoze cyane ubwira abana se cyangwa uri gute mfite abana babiri b'abahungu nguko ariko yasa turemeye telefone niki ngahaga uhagarika ikiganiro nakomeza ni muyoboke ntabwo ari wagihagarika oya niwe challenge agiye kuduheza umunsi umwe umugabo n'umugore bari mu modoka umugabo ari utwaye bageze mu nzira message iraza message isanzwe umugabo abwira umugore ati wewe wiziguye twabagore bazashaka gutwaza abagabo wewe wiziguye sheri isomye message umugabo umugore asomye message asanga iranditse ngo sheri ngo ko nageze kuri ya roje tuba turara tuba tujamo kakubura
kandi ukaba unyirije hano byagenze gute umugore amaze gusoma iyo mesaje arihangana ashira telefone ku ruhande akunje urushi rwiza. Hari abagore bagira amaboko manini k'abagore b'abagorora kandi nta bugunga abahinda wenda nuguhita tujya ukabona ibishashi. Umugore akubita umugabo urushi rwiza rwo mu maso. Umugabo atayikiribura arahagarara abaza umugore ati uru ni urushi cyangwa hari inkuba yinjiye cyangwa hari inkuba yinjiye muno. Tugende gahoro iyi topic tutware gahoro. Hari umugore hari inkuba yinjiye muno cyangwa ni inkuba cyangwa ni urushinike. Umugore aramubwira n'amagambo menshi ati wambwa we ngukubise rumwe nta n'isoni. Iyi message ni yandi reba gufatanya Abanyarwanda n'abantu gufatanya igihanga. Umugabo arebye abona message nayo yamutunguye ahita aparika imodoka ahita ahamagara ya nimero. Allo wa mukobwa talo yewe message mbonye ko ndayizi biri muri haut-parleur. Umukobwa ati yo sorry nibeshe nimero imwe nibeshe umubare umwe si wowe nendaga guhamagara si wowe nendaga kwandikira sorry. Umugabo amaze kurya urushi uri uwo mugabo bamutukira kuri nyina bamutukiye kuri nyina na se n'abana n'urushi rumeze nk'inkuba kuri message yayobye ari wowe uwo mugabo. Igisubizo Amen. Teacher yego teacher yes Elizabeth ni wawe mwe cyane mutaravuga njewe mujinya urangije muzitonsubira Bonye wamuni umuyama none bajya umujinya nagize kimara gusomira message bakimara kwisoma ugasanga uzi umujinya nagize umva twari guta equilibre tukagwa mu mwuka. Oya ahubwo ni mwo mushinyaga nawe ni mwo mushinyaga nawe ugize ukimara kumva yuko ari mesa yibesha umubare umwe naje ga niwe mujinya ngize ukimara kumva Ruzabe kandi twese tuvuge duhana amajambo duhana amajambo kandi twende gahoro wagisubizo kandi nindangiza ndababwira ukuntu uwo mugabo yitwaye nyuma yo gukubitwa n'inkuba nakurusha. Oya ni inkuba mana we vuga kandi uvuga bref mbase nije disciplinaire ari kanisa nabonye Bugande bifite pasteur wa disciplinaire njewe ko ndabona umuntu dukuramo kandi usakutse cyane tumukuremo ari amazina nije disciplinaire ntabwo discipline disciplinaire ni umugore igira disciplinaire igira fe ni byose. Jewe maze kumenya ko iyo message iyobye yayobye nyine twabimenya ko wayobye wewe wasomye Moise yavuye ngo sheri uri kumwe n'umugabo wawe aratwaye imodoka reka ndatwaye nkayisoma soma message urayisomye ukubiswe n'inkuba ya message atasa nahita mureba njye sinamukubita urushi kuko nshobora kumukubita urushi kandi atwaye imodoka urumva yarumukubisa atwaye urumva yaparitse amaze gukubita nahita mvuga ati ureactingaga nk'ukuntu wareactinga umwawe apana kina move tutubeshe ubongera ukina filime ukina filime nangumi umugore nyine hari igihe abagore bahura n'ibintu bikakaye icyo kirakakaye ngo iki ngo iki gusoma message ngo ati ndakurinze kuri ya lodge wait kavuga kandi ndi kubona atwaye imodoka simpita mubwira ngo hagarara n'umujinya mwinshi ashobora guhita urumva abantu bagize ama stress menshi ashobora guhita avuga ngo ni kibazo urumva abantu dufite abana tumwana agize gutya umutima ugiye gusatuka papa biri shaka parikari tuvugane niki wa mugore ubaye gute ni amahoro hari ikintu nshaka kubwira parikari bigenze gute n'uguzuraka ewe soma ndumva ururimi rwabaye Caravante ururimi rwabaye paralize you stroke mugabo kubera ko nawe atazi uwo muntu ufite gahunda bikamutungura wamburanye iki koko kusi no
n'iki wamburanye ugatangira agakurira mana ibi nibyo naje kubona ibi byankuye mu rugo bagukuye mu ruhenge ni we dufitanye abana babiri ese n'iki wamburanye kuvuga ngo nkomeretse umutima gutya wagiye ku ngahe isozaga ariko nsoze gake ko warambiwe nkamubwira ati okay bagushimbira imodoka nkagukandagira wavugaga nawe niki kubera ko turi mu muhanda twumva ntaco ukora turinda tugere mu rugo reka twara tugere mu rugo rwasenga icyo gihe nkivuga gutyo ahita ngo kugira mwemeze reka mpamagare wa muntu akumva ko atari icyo gihe mutavuga ati icyo gihe uhita wumva uruhutse ariko no yatangiye kugutunga uvuga ati n'umujinya biriya bintu wowe wobibona ari wewe nanjye bandikira message umutima wawe mbabare ku magambo mabi nari sawa warangije ariko nanjye ndavuga nyuma warangije Isabelle kera gutya nta yindi comment yawe rekera gutya ni rishinzwe discipline turi mu modoka sibyo mbonye message tusa n'abari mu nama hajya roje hano ni iyi ati kuri ya roje junction ntacu reka tuvuge stade mu hotel tuvuge stade mu hotel abahungu bazazi bashazi bahe mwiki abese bashaka buri munsi batubwiye abahungu bashaka okay mbonye message sibyo mu modoka hari none message avuga ngo ngeze kuri roje ko nakubuze numureba kijisho numureba nabi tiyo bakubona batwaye imodoka abatwaye ntugerageza niyo uko mukwicaye imbere twembi wombona ariko ngo se ko bihindutse ni gute uko mbonye uhinduye mood nawe nyine uko amuparika wowe nyine wo kwibwiriza ubonye ukuntu isura yanjye ihinduye kubera gusa ubonye nsomye ko avuga ngo sinzi ikintu abonye kibi burya umuntu ubabaye n'utababaye baza batandukana yamara wenyine akamayiparika n'abandi ayiparitse nukora kuko Isabelle akoze ukamukubita oya nomubwira ati parika hariya gatoya sinzi uko mbaye akagira ngo wenda ngiye kwihagarika se cyangwa ngiye hehe nyamara gutya guparika kayimusomesha tubeshe simbesha no kukimana no yimusomesha turazanye n'umugore wanjye bagiye kuvuga icyo mubwira reka kungora mbaze ndagize mbaze soza nuko mubwira ati soma ino message harushine naguha tagoga ndago urumva nawe urabizi ko ntawe uruturutse avuga urushigo ntago nzomuha ntano goteze kuzomuha nubwo ubitekereza cyo bikora ko bikora imperuka yo kubaho uyu muntu muraziranye yonta no mubanza mureke mvuge no mubwira ati uyu muntu muraziranye uramuzi akambwira ati simuzi cyangwa ndamuzi yambwira ngo ndamuzi tubeshe iyo wasinzira no kwa masara kandi je no mukutisha amajambo stanko no mukubitisha kone surashoboye tayo sishoboye kandi wese no kwa mamubwira ngo iyo roje uzujamwo niki wabuze mu wawe kugira ngo uje kuri lenti niyo yashiriye kandi no hakikisha ko namenye iyo nyape ngo ninde don't make noise mama no mubaza no mutonganya namaranga nakurikira no mukobwa nkamenya ngo ninde je nuko zane nizo je niko kwanje sawa beya nawe tanga comment ukamukurikirana kandi yampamagaye akamubwira ati sorry nibeshye nimero amaze kumubwira cyo gano uruhukaga nkamenya ko byarangiye sibyo njyewe iva ugiye ko igenje mu cumba njyewe ukozamo ake bazereke barako umusaza YouTube isaro tabana niko egora barayifashe bayifata bayigira bari kutubeshya bari kutugira gute ko kigenda gikonja kigira gikara cyakonje nyine ntabwo ariko kururange okay icya mbere cyo turi kuvuga tumaze gusoma kuri acting tumaze gusoma message kandi muzo specific ku gisubizo cyawe wamo basamuteka wica mu ijambo udatuma mvuga ibitari byo njyewe umuntu wese agira uburyo areacting iyo yarakaye
jewe yo ndakaye ko murabona umugabo wanje ukuntu ari munini sinomukubitaga nta mbaraga mfite zo kumukubita ariko umunwa uro nawe ndi nawe nkimara gusoma iyo message uwo muhanyi amagambo namubwira ako kanya uwo dudubiza nk'ujya kwisarara isara apana isararo rige ryo mu rugezi ryambye isararo nkavuga n'ibitari ngombwa ukikubita nkavuga n'ibitari ngombwa hanyuma vuga ahubwo ngo nyuma yo kumara kumenya ko atari byo no byitwaramo natwe turabisubiza njyewe na reactinga nabi cyane ariko noneho message yanamitiye warangije ibindi nabi byo cyane nashongera noneho ibindi bizobaga nyuma yo kumenya jewe uko reactinga ngiye kuri reacting umugore wawe gusanze message uvuga no gukubita umugabo no gukubita sinamukubita ko ndabona ko yankubise urusha oya iwega iwe wasomye ga message nawe usomye nawe kuvuga nk'umugore oya nk'umugabo wasomye ga message y'umugore iyo ga ni twafashe nk'abagabo vuga nk'umugore cyangwa ndavuga waravuga nk'umugabo wasanze umugore afite iyo message ari utwaye wenda ari umugore wawe utwaye ari nkawe bayandikiye dusupoza ko ari umugabo yimwandikiye jewe simvuga nk'umugore ndavuga nk'umugabo oya ndavuga nk'umugabo message umugabo yandikiye umugore wawe satiko ndi kuri ya roje nakuvuze nuko turi kuvuga no aha twa no mubwira no mose muturinde sheri wamara narangiza akambwira ngo uramuzi cyangwa ntumuzi ambwira ngo ntumuzi je suppose ko muri ku message yayobye gutyo ni kuri kw'Imana mu ijuru none nanjye mfite icyo mvuga imbere y'Imana kuko ambwiye ngo ntamuzi message bayayobye jewe nasubije nije zisubiza jewe nashubije ngo ari jewe umutakandagira umugore wanje message gutyo ndabizi ko telefone si rimwe si kabiri abantu bazohereza n'amafoto y'abagore baba bambaye ubusa abantu bazohereza amafoto agafata ifoto ya se na nyina agiye kuyohereza mukuru uri muri Amerika cyangwa uri mu Minembwe akayohereza ku rubuga rw'umuhanda cyangwa bikanisa hari abantu bagira audio baza bavuga muri famille baza batukana barafitanye amatiku muri famille umuntu akamuhereza urubuga wa wundi baza batuka so jewe nemera ko messages yoba siritu nono pamvuga William message yo muyobera noje kuyohereza be cyangwa mbona kamanyohereza William muri jewe mbese ariko ku mugore n'umugabo hari message ziza ukavuga ati ibyo byose iyi message be abagore ntimuje ariko message yaje ngo umugore n'umugabo wese abanza kandi sheri ni abanza kuyitekereza uri yasubiza wa uri mwebwe mugira memoire ngufi jewe ntwaye imodoka message naje umugabo yandikiye umugore wanjye ati sheri ko ndi kuri ya roje ya Kasima kandi mukajya mubeshya mujye nukuri ko mutegereje kuri ya roje ya Kasima nahita mpinduka izi modoka ngahita nyerekeza Kasima oya subiramo ntabwo numva ngajya kureba umuntu ukwandikiye nakubaza sinanakubaza ngo yayobye iki nahita mwandikira nkaho ari wewe sheri uri kuyihe shambure ngahita yasomye message agahita amenya ko yayobye ngahita nka automatic ngahita nkataje Kasima kareba inkimi zayona okay wamara namara kumumenya vita warwana sinagwana n'umugore wanjye warwana n'umugabo urwana n'uwo mugabo se niwe waba ariko amakosa nayo none William usanze undi mugabo mu wawe mana we bizoba ukore no mwica Imana kubabara tureke kubeshyanya okay hari kumusanga yaje gutorera yaje gutereta akamusangamo umugore ukamusanga mu cyumba cyanjye nofata pasiporo n'itike ngasohoka kazagarurwa n'abagore batatu washatse batatu ariko tuwo Rwanda oya nta kintu wabwira uwo mugabo reka n'umugore wanjye ntacyo namubwira n'icyogeye wagera kuri Kasima tukamubona nta kintu na kimwe wamurangije gusa nabwo nta kintu nabwo wahita ugenda nyine turacyari kureactinga
ukuntu message yakuruje yagushikiye yaje noneho ni wowe uvuze ko watora passport ukagenda no ico so William womenya gute realite ko iyi message bayandikiye umugore wawe nyine nuko ngenda kuri Kasmart ukahagera nkamubona none akavuga ese mwe nandikiye ese umugore atari umunyangeso kandi umunsi umugore atari umunyangeso ninde munyangeso ninde utari abantu babiri babana baraziranye ntukambire ntabwo wamenya umuntu mami kare mbone se hari ifoto ziza hari scan ziza hari uzana scan turabanye mubaye mu myaka 10 byanga byakunda wamumenya mwese muramutse umumenye ndimbavuze nabi ariko uziramutse umumenye neza ntabwo mwabana uramutse umumenye ukavuga ati reka urugero amenye ngo umugabo wanjye ni indaya niba batari bube yageze mu rugo kugeza saa 3 cyangwa saa 4 wenda amenyere ko saa 2 nageze saa 4 atarataha kubera ko nzi ko cya kintu ko nishizemo ngo umugabo wanjye ndamuzi ni indaya ntabwo wakubaga nta nubwo ariko ubundi mureke tubwizanye ariko tubwizanye ukuri ubundi umugore ntabwo uriye kuba indaya umugabo nta mugabo w'indaya iwaho hari umugabo w'indaya iwaho hari umugabo w'indaya iwaho imeze niyo murenge umugabo nta mugabo w'indaya iwaho bazavuga umugore wait umugore w'abagabo benshi ni indaya umugabo w'umugore urenze umwe ni mufano ubundi bajya bavuga mureke bavuga ngiyo w'ingufuri ifungurwa n'ingufuri n'ifunguzo zose iyo ngufuri barangiritse barayijugunya ariko urufunguzo rufungura ingufuri zose ni meniki ese mureke imbabazi oya reka mbaza na kano kantu itonde ni turacashoreranye umugabo wawe uyu munsi none mbona ukamwumva ngo nashatse umugore wa kabiri ukamenya nk'amakuru wenyine ukamwumva ngo burya bwose yakeje hano ngabagiye kureba umugore hano hantaza yarashatse umukobwa yene cyangwa ngo ashatse umukobwa w'umunyamasisi wari kwiterera gusa abana batatu oya tamnya byinshi okay itacu umudinzi ndakubuje nta mudinzi mureke tuvuga ngo okay oya nabanza kuvuga ko atari umudinzi be nkahe bakakubwira ngo twitera hejuru ukamenye ngo nawe akazureba ukabona umushahara waragabanutse yakazafata 30 akamabizana zose akabigaruka nose kaguye 15 wamase kumva kumazusa gataho ori acting gutebe jewe gatubera kanavuze ko nazi yavuze ko yo kwamazinga ivyagataha jewe ugataha kwandi kwandi jewe ubundi njyewe njya mvuga ati nahukanye ntago najye gushiraho umuziga abavyeyi banje cyangwa imitwaro n'ibiki none batashe nahukanye ntarwaye ntari ikimuga ntagize gute ntabwo ngiye nakwahukana nk'abasiri nakwahukana kabisa neza nkava muri iyo nzu nakodesha iyindi ku ruhande ukaja n'amashaka basiga twumvikanye n'umugabo ngo njyana abana banjye akabampa kubera ko ndi nyina nkajya kubarera neza wenda ntabahereze uwo mugabo ariko reka mbabarire ake bataya ariko sije oya insurata sije ni kesi ni ya kesi iya yindi giyo yo n'umushinga yarashatse afite abana 3 nza mbona amafaranga atakiza kwishura abana ishuri ni ikibazo kurya ni ikibazo kuko twabaye ingo 2 rero noneho ari n'ikintu yampishe nkakimenya gutyo ngewe n'ukuri kw'Imana kubera ukuntu umuntu aba nyine yarayatinga ukuntu kwiwe nahita nzinga neza cyane mu abanyagasani kwa mujamo wawe nje nkaja mu wanje warangije nijo uhatanga amajambo mbona impa ukankamenya ko washatse afite n'abana ufite abana 3 bari cyangwa kandi uzubaze amafaranga yo kwishura inzu akabushobora ishuri kurya oya yene nshaka imba mbishoboye ariko mureke mbahize true story igiye gusa ni irasa niyo neza umugabo yabyaye umwana umwe nivuga izina naho abantu baramumenya ni umugabo w'umupasiteri uzwi yabyaye umwana umwe reka se navuga n'igitsina cyo umwana bwa muri tamenyekana hanyuma aravuga ariko nk'amafaranga afite fuye n'umwana umwe abaranyereye gato kandi ni umunyamurenge ariko nikomeza kuvuga gutyo byanyu aranyereye afasha umukobwa aramubwira ati mfite ifaranga ndakubakira inzu nkugurira inka nguheze amafaranga konti yawe tuyifunguze buri kwezi ariko mfite umugore
kandi pasiteri kandi pastor kandi ufite amafaranga ariko chini ya maji tiyazagira umuntu kumenya umugore umukobwa ati sawa cyo gusoka n'umugabo nyine ukiri umunyamurenge ukiri umunyamurenge umugabo umunyamurenge mwiza nyine ufite amafaranga by the way umusirimu umukobwa avuga ati okay amwubakiye inzu amuhaye imodoka amuguriye ifamu y'inka arangije akazamuha n'amafaranga wamugora akubita umuhungu akubita ga kabiri akubisa uwo wundi wa kabiri wa mbere yazanye uryo munyamasi yazanye akubita wa gatatu akubisa umuhungu wa mugabo ararembye avuga ati ngiye gupfa muzaha reka nihanye n'abana banjye ntibazaba n'abana arihanye ayahamagara abantu arihanye ko agiye gupfa arangiza arakira ndiyo yavuze arihanye nyine avuga amakuru yose ati narashatse mfite undi mugore ngiye gupfa mfite abana yari yarwaye aravuga ati none se ngiye gupfa kandi ngiye gupfa ariko yagize neza kandi ngiye gupfa batabizi hanyuma noneho ibyago bye ntiyavuze noneho arangiza yangwara arazi biramwica yangwaraga ntiyamwica ariko yagize neza arangije ga urugo gwa kabiri ruba rukiyazarani none uri uwo mugore wa mbere wa wundi babyaranye umwana umwe ni wewe uwo mugore ni wewe uwo mugore jewe n'inzu ba pastor kubera ko uwo mugore atabyaye wa mbere ngewe ntaragiriwe amahirwe nyine yo kubyara abana benshi kandi umugabo wanje akaba yarabifuza kandi nanjye kuko naba mbona ko bikenewe kandi uri muri iyo kategori nanjye ndagukoma ntutangira ibintu byo kumva kandi ni bake uriya kuko uramufungirana imyaka yanjye urayizi monaduza iyindi myaka 30 iri wasanga noneho wowe ndabera beya none jewe nzi ko mfite ikibazo ni nkuko nubundi wabona umugore w'ingumba uri umugabo wawe ashatse ngewe kuri giti cyanjye ntago uri uwo mugore ikintu nagira ni kibazo nawe nige wabyaye yaba yarabimpishe nose uruva pastor atarabishe umugore ito bakubwira ngo yashatse oya ubu nyine kubwira ngo ejo bundi ari mu Uganda yasize abomboye itone beya yobwe ngo yasize abomboye wovana wambaye uri muri serum wovana muri serum ngewe nta mpamvu ituma ngewe impamvu ndi kukubwira mu rwego rw'umugore ushobora kuba ari ingumba cyangwa n'umugore wabyaye umwana umwe urumva utagifite kubyara kandi utagifite kuzara kandi ahantu na blaming uwo mugabo wanjye ntambwe ati se kuki wampishe arukane kumenya ngira kubimenya nyine wenda no kumubwira ati nta kibazo genda ubyare abana uzabazana azareka gufarota sawa mbona impa nasubire mbona impa warangije ariko mana yanjye je ntaco bogisubizaho sawa ndi gusubiza ku kibazo kitaramba nza mfata umwanzuro ariko cyakubaye kuko ibindi bintu bakavuga kwa mufano ariko kwa mufano ni kwa mfano nkawa mugabo watoye ifaranga natoye ifaranga ngo shi izi mpamvu yagize ndamuzi ko nshaka yatega niyo mpamvu kandi uteza undi mugore mpano gushaka nawe wananiye tugeze kuri sije z'abagore nje ubundi nemera ko byasezerano twasezeranye ko tuzabana akaramata akaba ari urupfu rutandukanye naho nje mpagararira kuko ibindi biza ninyongera umuzanye kuvuga ngo uramuzanye ubuvunje jya ukamashwa muzana kera wagiye muri Bibiliya turi muri Bibiliya je ndavuga selo mu kotekereza yaramutse yamuza wewe uri madamu pastor wewe ni pastor yaragwaye amenya umugeni uramuzanye twaraze ngo je nawe tuzotandukwa n'urupfu sibyo kubera ko umuzanye je no babisa ukagenda noba bisa kuri gusubiyewe njyewe rero umwana yanjye pasiteri rwose yaba mbabaje wibukaga kuri mama pasiteri nyine naje ndi kuvuga pasiteri kandi wabyaye umwana pasiteri yaba mbabaje cyane kuvuga ngo yagiye gufata undi mugore atambwiye kandi anambwiye ntacu abana abagore batandukanye n'abamasayi kabisa amasayi azamabwira ariko nje abana benshi
jewe yampamagaye kuvuga ngo mwumve ngewe yampamagaye nyine kuvuga ngo ugiye kwihana muri cyangwa se arabwiye Abraham ati byari umukozi kugira ngo udacika noneho yamara kwihana tukabona aracyakomeje kuramba Okay, wanyese umukozi none azanye arazana umukobwa wundi usanzwe. Izo bivuze gute? mbuzi ko mvuga Okay, none bakatugaruke ko wamugabo wakubise. Ko tuvuga. Oya ye, biriya tugaruka inyuma. Gushaka abagore babiri ni ikosa. oya we ni ikosa Nagiye kubwiriza muri Tanzania. Mwumva indi kese yambayeho. Ngo? Twababwiye ko mwoshaka twe twosohoka tukabarekeraga abagore bakabiri Nagiye kubwiriza indi kese yambayeho. Iyo none ni nagiye kubwiriza muri Tanzania. Pastor arambwira ati ubona ino kanisa yubatswe n'umugabo uyu ati ngwino nkwereke tubone ino nzu yanjye yubatswe n'uwo mugabo uyu turebe ino modoka nzagutwaramo ni umugabo umwe wayiguze ariko uwo mugabo ni umupagani afite abagore babiri atari inza ndeba imirimo yubatse cace yubakiye pastor inzu yamaye imodoka kumva ukuntu uzaja mu ijuru musize kumva byaremera ati none tugende tuje kubera dufite amavuta y'ubushitsi twegame tugende umujinya ko yekorera mu rimi dashira abagore ati tugende umugore umwe n'akago tugende umubwiririze ndagiye no kwa wa mugabo ati twaje kukwemeza ati ngaho abaga nikimasa aragitema bakirya urumva yarakubashe turicaye afite inzu y'abashitsi tujamo ni n'umukire ndamubwiye ukuntu agomba kubatizwa gakizwa ndatondaguye za bibiliya kandi isaha yose umugabo ukuntu yambwiye yarambwiye ateka kubwiza ukuri wa muhungu we njyewe nashatse umugore wa mbere arabyara araca umwana wacu bucura afite etaje Dar es Salaam bucura ndangije ndakubwira umusore abandi bana bose baba muri Amerika ni abagabo n'abagore bucura n'umuti ndavuga ariko ko mfite amafaranga washaka undi mugore bigisha umugore wanjye namara nanyemerera shaka akana k'agakobwa uyu mwana w'umukobwa namuvanye iwabo mubwire ko tuzosazana aremera ndamuzana ndamukwa iwabo baramumpa nk'umwana bahaye umugabo w'imfura utazababaza umwana wabo bizeye tugeze hano turabyara kabiri sore none ntangira kumva Imana njoge nakoze ino mirimo y'Imana none muri kumbwira ngo uyu mugore mureke uyu mwana nakuye iwabo bumve ko wa mwana bahaye umugabo w'imfura amutaye icya kabiri ninde musore uzoshaka uyu mukobwa ko bamwiciye ubuzima icya gatatu aba bana bazakura banyanga ko nataye nyina akiri muto ati uyu mukobwa usibye kumugira umusambanyi kuko bazaba bamutaye hanze kandi ntawe uzo bwimushatse none ako gakiza gatera umuntu ibisebe zo mu mutima nagize nyaba ako gakiza gakubitwa n'inkuba ako nta tuje bibiri ivuga gute urumva njye nabwiye pasiteri uyu mugabo sumu pasiteri bibiri avuga ngo uwifuza kuba umweskopi aba ari ufite umugore umwe uyu ntabwo ari umupasiteri ni umukristo tumubatize agume mu ikanisa n'abagore be babiri cyane Yesu azaza ni gute Imana izemera Salomo mu ijuru ufite igihumbi yimira uyu ufite babiri Kubazo gatugira turatsinzwe oya icaca ndavuga gaca turacemera oya umwera tunaniye ariko umuntu afite ubushobozi hakigura abagore bane umuntu udafite ifaranga ntakwiriye kugira n'umugore n'umwe ntabe n'umwe ntakwiye kumushaka kirangiye so cyo twendaga kuvuga uyu mugabo wakubise urushi kuri message ya Yobsi uranono ugiye kuvuga nkawe ni gute we wakwitwara twarabivuze umugabo ko noneho message ya Yobsi urusha ukubise umugabo kuri message ya Yobsi uri uwo mugabo wakubiswe iyo message umva wakubiswe iyo message wakubiswe ubwo rushi wakora tuvuge twihute nta kintu nokora nkimara kumenya ko yayobye wanakubiswe none uri umugabo yakubise nakubise gaje nkimara kumenya ko nakubise na muhoye ubusa no musaba imbabazi oya wewe wakubiswe
oya rero uwo mugabo yakuniye nini ari we mugabo wakubiswe kuri message yayobye uyu mugore yananiwe kwihangana aragukubita kuri muze gusanga message yayobye wakubiswe uwo mugabo yakwihanganira kandi utamwihanganira yongera mu cyimba cy'umugabo ico nokora no rumwishura pya no tugasaba imbabazi sawa jewe bakubiswe nukuri no mu discipline uza witonda apana blague no kudisciplina n'undi munsi ntuzongere uhubuka naje nico gisubizo nari mfite no kudisciplina gute mu buhe buryo bwo dushaka no gukubita hari ikintu yamukorera we ariko ibihano no guha sha bizogukomeretsa apana blague no ibihano bizogukomeretsa mu buryo no kumukubita no ibihano ari muri prison de no ibihano bizogukomeretsa kuzageza uko sohotse komeretsa umutima nawe vuga uko wabigenza mbiswe ndapfuka mukamusaba imbabazi kamubwira ngo mbabarire niwe wakubiswe nije bakubise uri umugabo akansaba imbabazi wowe urakubiswe wowe uri umugabo message yayobye ngo aragukubita yayobeye ku mugore wawe umaze kumenya ko wa mukobwa uramuhamagara kugira ati sorry nibeshemo umubare umwe bagukubise n'urushyi ako kanya ikimara kumva sorry nukuri no mubabarira kubera kuko nawe yakoreshejwe no kutamenya byaje ari ntabwo yarabizi ni kuko no gukandagira ngakubwira ati yiwe ndagukandagiye par accident nukuri no kubagarira ngo par accident bafite ubwenge bwo gusoma message ngo tuze uyivuge tuje kwihangana nafashe umwanzuro mpubutse nahutse jewe namukubita nanjye urundi rushyi nkamubwira ngo ntugahubuke si byose nanjye nagararira ntugahubuke kontrola kamere oya mvuze ngo ngize ngo ndi acting wavuze ngo wakomeretsa kamukandagira n'imodoka yawe umuhungu reka soreze kuri no hari story ikibazo dapurda tubwire uko nzaje reka soreze kuri no story reka soreze kuri no story umugabo w'umunyamurenge yatumye nyina ngo aze kumuramutsa i Rwanda iyo ni true story nyina aza kumuramutsa yari yarakoze ubukwe nyina ruguru hari intambara cageca bayikomoke noneho nyina buri kuntu aza mu bukwe bw'umuhungu kugira ama story nyina intambara yarashize aza mu bukwe bw'umwana aza tonde ndayizi nawe urayizi story aza mu bukwe bw'umwana we umva waretse we cyangwa ngukubite umukubita urusha aza mu bukwe bw'umwana agezeyo umwana we yarakora mu kazi garenze afite imodoka afite amafaranga abwiye umukazana we nijoro nyinaga w'umuhungu mama yaje kabuka kubwira nijoro ati mama yaje kandi ejo abandi bana b'iwacu mu cyaro muri Kongo bazaza kumubaza amakuru none fatiye ya mafaranga mu gitondo uzwana muri Kongo imyenda bitari sawa ugenda ureba ukuntu umuzingazingira utwenda umutwara ahantu bamugore yari umugabo nyine ufite agafaranga ati Imana igumugisha mu gitondo umuhungu aza ku kazi atarabyuka nyine igihe yabyutse gutya yamusanga ivarizi muri saro umukazana yazanye ivarizi ya nyirabukuru ati mukecuru umuhungu wawe yagiye ku kazi iyi nkuru iratinda icyo mbonye ati umuhungu wawe nta komere tuba tugenda kuko tuzotangira ubutaha ati umuhungu wawe yagize akazi kenshi dore yansigiye tike yawe gusubiza ya mafaranga umuhungu we yasize yo kugura amahuzu ni true story yabayeho ati none fata aya mafaranga na bag yawe usubireyo umukobwa ati umukecuru ati ma data umuhungu wanjye yananiwe no kunsezera ariko abana b'i Rwanda ubu barahindutse bazabivuga ko yahindutse umukecuru ati muntu wa mukobwa nyamugore amukubise mu modoka na Nyabugogo amukatishiriza izije canga ubwo azaje mu Kirukavu kwa kundi imodoka itarahaguruka wa mugore wa muhungu yahamagaye abashuti be ati mama yaraje muze kumubaza amakuru iwanyu ngewe ndaza uvuye ku kazi sinzi wari urutse kimisagara agiye gutega imodoka Nyabugogo akubita amaso mu idirisha kuri yo si wa mugore ngiye kubaza amakuru ati mukecuru kuri hano wa mukecuru abananiwe kubijera abarariza kuri
arurira ati abana b'iki gihe ushaka ikindi kiganiro ati abana b'iki gihe umuhungu wanjye abavuza amakuru wa muhungu nawe arumye ati umwana wanjye asiga itike njye waje nijoro sindaruhuka sindamubaza n'amakuru none banza ngusubireyo abana b'igwa wa muhungu nawe kamere birazamutse ngaho yari umunyabyinshi ngaho ari Burundi niwe bazamuka kamere vuba ni nk'umwongera pureshi izamuke wa muhungu abwiye wa mukecuru ati ururuka umutware wanjye ateranya na yindi ubanza uruhuke urekere uriya murenzi w'umuhungu wawe wa mukecuru ati nuko da iyo ururutse wa muhungu bimwangamuntu ati ntwara n'umugore ntabwo ndahamagaye n'umuhungu we mutuke abahamagaye umuhungu wa mukecuru atariko kubera ko watunze amafaranga ugasuzugura abantu bose nugeze naho na nyoko uramuzanye wakubyaye egeze hano nijoro none uraduhamagaye tuze kumubaza amakuru wamuhaye itike isubira umuhungu nawe bimugwaho ati Nyabugogo ati mushaka ahantu mwamicaye nk'iminota ingahe ndaje umuhungu yatse imodoka baraje nyina mubonye ati data umuhungu ati je nasize ifaranga ngo bakorere ka shopping none bazigize fair ticket ndahwere n'umushira ndica umuntu umushira twishe no buri imbundi pistol umuhungu atijira mu modoka dutaha wa undi wamuhamagaye wazaki misagara avuga ati umuntu iriya muri ruramba urugo rurasambuka story ya baidede komeza bazakomeza next oya komeza urumva umuhungu ati ubaricana wa muhungu nawe wakimisagara nawe yikubise muri ya modoka nyina wa muhungu wakimisagara n'umuhungu wa nyina bose barazamutse baje iyo ngiyo hiyo bagereyo nyamukazana bunye nyina nyirabukwe aragarutse azanye n'umugabo na neighbor azanye na neighbor urumva wa mukobwa nta kibazo ko bamuwakira hirya wa mukobwa yamavuga ati noneho baranyica wa mugabo wavuye zaki misagara atekereza ko umugabo ari bugwane n'umugore agakiza arategereza aricara saa 2 bararya baramara habe n'ijambo na rimwe ko batagwana ngo ngize umugabo ngo yona wa muhungu wa mukecuru ngo yonazana niyo sije wapi ararambirwa arataha wa mukecuru na wa mwana we na wa mukazana baraharaye wa muhungu ntiyongeye kuja ku kazi YouTube yabaye gitaka ntiyongeye kuja ku kazi urumva wa muhungu yasabye akakonje nk'akimisi ngahe buke abashutse umugore we ati sheri ati tuje zamuhazi tuje kuganira shikaza muti nkugurire agakoko tuganire abakore b'i Rwanda gusohoka ati tugende baba barasohotse umuhungu yatse imodoka n'indera no mu kigo c'abasazi pya ageremo abwiye dogita ati umugore wanjye ibintu asigaye akora si muzima ati nsigaye mbireba kabona atari muzima atashobora kuba asazi umugore ati ntabwo nasazi atumva ntaniza nemera maze mu gihe cyaga ishinge c'abasazi baba barakimuziritse niyo narindi kuri baba mutwinze cyaga ishinge c'abasazi umugore arasinziriye umugabo abwira dogita aramubwira ngo dogita umugore n'uwanjye ndore certificat ya mariage ninjye uzoza kumutwara yicura mumukubita ikindi iminsi nzaza kumutwara n'injyu yize nzakwishura amafaranga uzaba ukeneye yatse imodoka isize umugore arataha we na nyina bararamukanya urukumbuzi bashira arangije afata nyina mugeza Nyabugogo amukatije z'icangugu ajaga muri Kongo yamba yongera arakata asubira imbera azana umugore reka mvuge reaction yanje jewe ari uwanje yanyirukaniye mama ntabwo namugira kandi ukunda kiranutse mama ni mama ndamukunze ako n'umugore wanje n'umugore wanje nuko maze kari satani nyine nashatse satani
ngomba kubana nayo uko byogenda kose ngomba kubana nayo turagiye tubaye inka Eh, baza bavugiriza ni ukuvuga ngo ni satani naguyeho nobwira mama nkabwira ngo mama nashatse nabi ihangane nuko naguye mu ruzi ariko tuzarangirira tumushimiye barahanura umugabo none birangiye nawe uzaba ngo nta mushima urubanza ariko igihe cyose ariko nawe urabasha nazo mpora yemwe ngusitaza amasaha yanjye sitaza mana yaje musezere ni ukuri woza ugira ngo he ngaho ni woza ugira ngo he gukomeka ayiwe woza ugira ngo he abana mama yaratashe disiplineri naranditse ikiganiro yemwe ngaho muzi icyo mvuga ariko nta karirimbo dutera mba nashatse satani nyine turirimba akaririmbo dusezere nuko ngahe soza wa Imana ibane namwe gusa ikintu kimwe nabwira abantu soza umuntu nagukomeretse tuzamusubiza ushatse kumukomeretsa ahubwo uzamusubiza ushaka kumuhindura shalom aya ciao ciao eh Ciao, ciao.